Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Tuje rero kuguha update z'amakuru aramutse agarukwaho hano mu mujyi wa Kigali mu Gatsata kuri kino gice giherera Nyabugogo. Uwabyita ko ari ishyano rigwiririye indaya hano muri uyu mujyi wa Kigali ntiyaba yibeshye. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho, biravugwa ko indaya yaje kurarana n'umusore, ariko mu by'ukuri byaje kuba byayibaho bwo bwari bukeye. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu byakomeje kugenda bitera abantu benshi ubwoba, ndetse ari nabyo tuje kugira ngo tukuvire imuziri muzingo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda atitiza imbuga nkoranyambaga. Yagiye agarukwaho cyane n'abatari bakeya, nk'uko rero twaje kuba twabitangarizwa na bamwe mu baturage barahangaha. Ibi byaje kuba bibonera imbona nkubone, bavuze ko rero ngo bagiye kubona bakabona mu by'ukuri umusore asohotse muri geto y'uyu mukobwa. Akimara gusohoka muri geto y'uyu mukobwa rero ngo bagiye kubona aratitiye cyane, aratitira, ahita ahinduka ikiremwa kidasanzwe, nk'uko rero namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu. Iyi ndaya nayo rero mu makuru twabashije kuba twamenya nuko yaje kuba yakurikira uyu musore. Bivugwa ko rero ngo yarimo aramwishyuza, dore ko ngo yari yanze kumwishyura. Hari byinshi rero byakomeje kugenda abigarukaho cyane kuri aya makuru. Abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo, bavuga ko ngo uyu musore ngo ari jini cyangwa se ngo ari imyuka mibi uyu mukobwa yararanye nayo, atari umuntu muzima mbese muri makeya. Byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho rero nibyo tuje kugira ngo tukuvire imuziri muzingo. Ushobora kwibaza ese mu by'ukuri bahuriye he, byagenze bite kugira ngo uyu mukobwa cyangwa se iyi ndaya ize kumenyana n'uyu musore, bahuriye hehe? Byose rero turaje kugira ngo tubigusasanurire uze no kuba wasobanukirwa icyakurikiyeho nyuma y'uko uyu mukobwa cyangwa se iyi ndaya iza guhura n'aka kaga muri kino gitondo. Benshi rero banakomeje kugenda bagira inama indaya zo kureka uyu mwuga, bagashaka akazi, utuzi tugiye dutandukanye, cyangwa se bagashaka imirimo bakora bagakoresha amaboko yabo bakava mu bintu by'uburaya. Turaje kugira ngo tugwe update z'aya makuru. Reka tubanze rero tugusabe nyaboneka, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tubanze tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe. Ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage aya makuru, yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utangemo igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Turagusaba rero gukora like, ubundi tujye twibanira 5 kwa 5. Reka rero tugaruke ku ruva gusenya cyangwa se ku byo uyu mukobwa, iyi ndaya isanzwe ikorera umwuga wo kwicuruza hano mu mujyi wa Kigali yaje guhura nayo. Nabyo rero biravugwa ko ngo ku munsi w'ejo hashize uyu mukobwa cyangwa se iyi ndaya yagiye mu kabari gaherereye hano mu Gatsata. Ni akabari kamwe rero ngo gaherereye hano mu Gatsata, ngo niho iyi ndaya rero yaje kuba yajya ngo ijya kunywa. Igezemo rero ngo ihahurira n'uyu musore. Aya ni amakuru yagiye yemezwa n'uyu mukobwa nawe, dore ko itangazamakuru ryaje kuba ryamuganiriza. Ngo yaje rero guhuriramo n'uyu musore muri kano kabari. Umusore aramwishimira, barasangira. Mu by'ukuri ngo we yamurebaga akabona ni umuntu muzima, akabona nta kibazo. Nibwo rero ngo basangiye bigeze mu masaha ya saa 6 z'ijoro. Ngo umusore rero ngo abwira umukobwa ati wareka tugatahana tukajyana iwanjye. Umukobwa nawe rero aravuga ati oya, ntabwo turi gutahana, ahubwo njye ndifuza ko uhaza ukaza kurara mu rugo. Urumva nyine bari bishimiranye bose. Nibwo rero ngo uyu musore atatindiganijemo wahise yemera ati nta kibazo, reka tujyane. Bajyana aho uyu mukobwa acumbitse hano mu Gatsata.
Ngo bahageze rero ngo binjiye mu gipangu uyu mukobwa yari acumbitsemo, kuko ngo bahagera basanze abandi bantu bo mu gipangu baryamye. Birumvikana rero ngo bakaba bahise binjira mu nzu uyu mukobwa yabagamo cyangwa se iyi ndaya yabagamo, bararyama. Mu gitondo rero ikintu cyaje gutungurana ni uko abaturanyi bamwe twagerageje kuganira batubwiye ko rero ngo bagiye bumva urusaku uyu mukobwa cyangwa se iyi ndaya irimo iracyocyorana n'uyu mugabo cyangwa se n'uyu musore, dore ko ngo asanzwe n'ubundi abikora acyura abagabo cyangwa se abasore hano muri kino gipangu. Rero ngo ntabwo bigeze babitindaho, bavuze bati buriya ni bya bindi bye biraza kuza kuba byarangira, ariko mu by'ukuri ngo byakomeje kugeza ubwo ngo uyu musore yaje gushaka gusohoka ava muri iyi nzu y'uyu mukobwa. Rero ngo umukobwa amwambura imyenda, amaze kumwambura imyenda rero ngo umusore ngo yasigaye yambaye ikabutura hasi. Rero ngo nibwo yaje gusohoka, ahita asohoka ku ngufu. Akigera hanze abantu baje gutungurwa nuko babonye ko umusore asohotse yambaye ikabutura hasi, baza kumwirukankana. Rero ngo yiruka agana Nyabugogo, yirukanse agana Nyabugogo. Rero akimara kugera hano muri Nyabugogo abantu batunguwe babonye umusore uri kuza yambaye ubusa hejuru, yambaye ikabutura yonyine. Ngo ikintu rero cyahise gikorwa, bahise bakumakuma, ariko mu by'ukuri ngo n'iyi ndaya yari yamukurikiye nayo yambaye igitenge cyonyine. Urumva ni ibintu byatunguranye, byatunguye abantu benshi, abaje kuba babyibonera hano neza Nyabugogo batunguwe n'imyitwarire y'uyu mukobwa cyangwa se n'imyitwarire y'iyi ndaya. Ni ukuvuga rero ngo bakigera hano Nyabugogo ikintu cyaje gutungurana cyatunguye abantu benshi, abaje kuba babyibonera imbonankubone, ngo bagiye kubona rero umusore bakimara kumukacira bamufashe n'indaya nayo iri aho ngaho iri kuvuga iti nyishyura, ntabwo biri bukunde ko ugenda utanyishyuye. Ngo bagiye babona umusore aratitira koko, ngo yatitiye hafi nk'iminota 20, ari gutitira byo gutitira abantu bagira wenda ngo ni uburwayi bumufashe, ngo aryama hasi arakomeza aratitira. Ngo ubwo buryo rero bari gushyashyana bashaka guhamagaza imbangukiragutabara ngo ize ibe yamutwara kwa muganga. Ngo nibwo rero bagiye babona umusore ahise ahinduka ikiremwa kidasanzwe, ahita ahinduka umukara koko, ahita ijosi ryikurura riba rirerire, mu by'ukuri ahita ahinduka umuntu umeze nk'agasaza, nyine gasaza kashaje, ndetse wagize ijosi rirerire. Mu by'ukuri ntabwo ushobora kubyiyumvisha nk'uko ukomeje kugenda ubibona kuri screen zanyu cyangwa se kuri screen yawe. Nuko byagenze rero, abantu bari aho ngaho bakuye imishwaro barirukanka, abafite imitima ikomeye bagerageje guhagarara ngo barebe ibibaye mu by'ukuri, ariko abafite imitima yoroshye bahise birukanka bakuramo akabo karenge. Noneho n'iyi ndaya nayo isa naho igize ikibazo cy'ihungabana, kuko nayo yahise igira ubwoba, iribaza ese uyu ni umuntu koko nararanye nawe cyangwa ni igini, ni dayimoni, nayo birayicanga. Ushobora kwibaza ese mu by'ukuri noneho ibi bikimara kuba hahise hakurikiraho iki, byagenze bite, niki cyakurikiyeho nyuma y'uko aya mahano abaye? Biravuga ko rero uyu musore ngo abantu benshi bahise baramwitarura bajya kure ye, ariko icyatunguranye ngo ni ukuntu bagiye kubona akabona ahantu yari yicaye hahise hacumba icyotsi cyinshi cyane. Ngo icyo cyotsi kikimara gucumba rero ngo bakaba bahise rero bamubura, kuko ngo iki cyotsi kimara kuva ahantu yarari, kuri icyotsi gishobora gucumba kikajya mu kirere. Ngo uyu musore wari wahindutse ikiremwa kidasanzwe rero ngo akaba yahise aburirwa irengero. Niba yazamukiye muri icyo cyotsi cyazamutse mu kirere, abantu byabayobeye. Ni inkuru yakomeje gutitiza imbuga nkoranyambaga, abantu benshi bakomeza kugenda ababyibazaho. Rero muri make twagira abakora umwuga w'uburaya twabagira inama yo kubireka bagashaka imirimo y'amaboko, kubera ko hari igihe urarana n'umuntu ukagira ngo ni umuntu muraranye, kumbi uraranye ni dayimoni. Urumva nyine n'uyu mukobwa cyangwa se n'iyi ndaya nayo nibyo byaje kuba rero byayibaho. Reka rero tugusabe, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntihubege gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere. Amakuru yacu ujya kurikirana 5 kuri 5. Ngo ngayo rero update z'amakuru yarakomeje kugenda agarukwaho hano mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko hano mu Gatsata Nyabugogo. Abantu benshi rero bari bakuwe umutima n'iby'inkuru yakomeje kugenda ititiza imbuga nkoranyambaga.
reka tugusabe rero gukora share cyangwa se partage amakuru nayasangiza inshuti n'abavandimwe, ikintu wibagirwe gukora like ujya hasi no muri comment usigemo igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime ibi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tugeza amakuru acukumbura mu buhanga, amakuru acukumbura mu bushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Reka dufate uyu mwanya tugushimire wowe wabanye natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugerageza ku musozo, ni by'agaciro kameye cyane w'ingenzi kuri twe. Niyo mpamvu natwe dufashe uyu mwanya kugira ngo tugushimire ku bwitange wagize ugatangira aya makuru kugerageza ku musozo. Gusa tunakwibutsa niba utarakora sabone cyangwa subscribe ukore, uyu niwo mwanya mwiza wo kubikora kugira ngo tujye twibanira 5 kwa 5. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.